Ndabasuhuje nshuti, ndiringira ko mwagize icyumweru cy'umugisha kubwo kumva muri kumwe n'Uwiteka niba mushyikirana nawe buri munsi. Nzi neza nashidikanya ko umurimo wa Gikristo utoroshye. Ahasanzwe hari umutima wuzuye ibyishimo, mu kindi gihe ubuzima bunyura mu birushya kandi ntituzi icyo gukora. Mubona ko gucika intege bitwugarije, amasezerano araseswa n'imyanzuro iri mu bwenge iri gufatwa. Inshuti zihinduka abanzi, imiryango irasenyuka, amatorero aracikamo ibice, kandi rimwe na rimwe hakenerwa ko haba impinduka ku kuntu ibintu bimeze, ariko mwumva nta mbaraga mufite zo kugira icyo muhindura. Yego, hari inkuru nziza. Nk'abayoboke ba Kristo hari icyo dushobora gukora. Uyu munsi ndashaka kubaganiriza ku bintu 7 bishobora gutuma wowe nanjye tugira impinduka zirushijeho kuba ingirakamaro. Icyambere, dushobora gusenga. Muri Yakobo 5:16 aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Isengesho rifite imbaraga nyinshi. Hari igihe ryamaniye Marayika Gaburiyeli ava mu ijuru azakorana n'umwami wa Peresi, amaze kunanirwa guhindura uko ibintu bimeze mu ntambara yamaze ibyumweru 3, yabererekeye Yesu ubwe kugira ngo abe ari we uhindura uko ibintu byari bimeze. Ushobora gusoma ibyerekeye ibyo byose mu gitabo cya Daniyeli igice cya 10. Niba Uwiteka arumvise isengesho rya Daniyeli, azatega amatwi isengesho ryawe naryo. Icya kabiri, dushobora kuba abantu bafite kwizera. Niko kuzaduha imbaraga zo gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no gukira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke tugahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abaheburayo 11:3-4. Ushobora gusoma n'ibindi birenzeho mu Baheburayo 11. Tuzahabona imbaga nini y'abahamya, kandi nta muntu wizera Imana ngo abure imbaraga y'ubuntu bwayo. Icya gatatu, dushobora gukora icyiza. Bibiliya ibitubwira mu buryo busobanutse mu Baroma 12:21. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Mu by'ukuri, igihe twumva ko Imana ariyo mujyanama w'ibanze, tubasha guhangana n'ibirushya bikomeye. Ndabashishikariza gusoma mu Baroma 12 ubu ngubu. Icya kane, dushobora kugira urukundo. Mu rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 1:7 aravuga ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye w'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Mbega amasezerano meza yanditse hano. Imana ubwayo iduha urukundo n'imbaraga no kwirinda. Urukundo n'imbaraga nk'uko Ellen White yabyanditse mu bihamya by'itorero volume ya 2 page 135. Imbaraga z'ubwenge n'iz'iby'umwuka zikubiye muri iri hame, kandi ntizishobora gutandukana naryo. Imbaraga z'ubukire zifite ubushobozi bwo kwangiza no kurimbura. Ubushobozi butanga imbaraga bugira ububasha bwo gukomeretsa, ariko urukundo rutunganye kandi rw'agaciro rwifitemo ubushobozi bwo gukora icyiza, kandi ntirushobora gukora ikindi kintu icyo ari cyo cyose kitari icyiza. Ikintu cyose gishobora gukorwa kidakorewe mu rukundo, ko cyaba ari gito cyangwa cyoroheje kose mu maso y'abantu, ntikibura kwera imbuto. Icya gatanu, dushobora kwiga Bibiliya tukayemera nk'ijambo nyakuri ry'Imana. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Zaburi 119:105. Ibyahumetswe biratubwira ngo niba tutubakiye ibyiringiro byacu by'ijuru ku rufatiro rw'ikinyoma, dukwiriye kwemera Bibiliya maze tukayisoma kandi tukayizera nk'aho Uwiteka ari we uvuze. Mu bihamya by'itorero volume ya 5 page 171.
ni amahirwe atangaje kuba twebwe ubwacu dushobora gushyikirana n'Imana. Icya gatandatu, dushobora korereza Yesu. Urwambere rw'Abakorinto igice cya mbere umurongo wa 18 aravuga ngo ijambo ry'umusaraba ku barimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Ni muri ubwo buryo dukwiriye kwerereza Yesu buri munsi mu mibereho yacu no mu bandi. Icya karindwi, dushobora gutegereza Uwiteka. Umunyezaburi aratubwira muri Zaburi ya 27 mirongo 13 na 14 ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. None rero nshuti zanjye, iyo dushyikirane na Yesu ntidushobora kubura ubufasha. Nta kibazo gishobora kudutera kwiheba. Dushobora gusenga ubudasiba, dushobora kugira ukwizera muri Yesu Kristo, dushobora gukora icyiza, dushobora kugira urukundo, dushobora kwiga Bibiliya no kwerereza Yesu, kandi dushobora gutegereza Uwiteka. Ni mutyo dufatanyirize hamwe gusenga. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye ko dufite ijambo ry'Imana, ko dufite amasezerano azamura intekerezo zacu akazigeza ku ntebe y'ubwami yo mu ijuru. Tugushimiye ko dushobora gusenga, kandi ko dushobora gushishikariza abandi no kubereka ijambo ry'Imana. Tugushimiye ko dushobora kugarurira abantu ibyiringiro binyuze mu byo ukora, kugira ngo dushobore kuba abagwaneza n'indahemuka mu byo dukora byose. None Uwiteka, hari abantu bari maso bakaba bateze amatwi nyamara bacitse intege mu mitima. Ubiyegereze, ubatere imbaraga, kandi ufashe buri wese muri twe kugira ngo tumenye uburyo duhangana n'ibirushya bikomeye, maze tugushikamisheho kwizera kwacu. Urakoze kuko twumvise, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.